none se abantu bafite ibibarembeje bafite ubwo batewe n'ibintu cyangwa n'abantu batwemereye bagasenga bagasaba uburinzi bw'Imana bagasaba ubucuti ku Mana. Uburinzi ni ikintu gikomeye cyane. Uvuze ku burinzi ndibuka hari ibintu nka bitatu byambayeho. Ni nka bine. Icyambere bagambiriye kuturoga, barabigambira baranabikora. Nje na mukuru wanjye urarukona abantu avuga uburinzi, abantu afate ko sibara bari kuvuga uburinzi baba barabubonye. Umuntu yagambiye kuturoga, nje na mukuru wanjye arateka, ateka inyama, shyiramo n'ibitoki, aducunga kandi tuvuye mu masengesho. Kandi byaye biryoshye. Numva ibyo cyane. Ateka gatogo keza cyane. Ararura umwanzi uko ajya gutegera ku bintu biryoshye. Yarura ku iparato. Atera intebe zacu ebyiri gutya, atera n'izindi ebyiri iye n'iy'umugabo hariya. Uruhande rwacu aho turahera turya araharoga. Ateganya ko turarya ibiroze tukarya n'ibitaroze. Umva uburinzi mire. Ikosa yakoze. Amakuru n'uburinzi birakorana, biragenda, biraturanye. Tayari amakuru, tayari kwitegura. Mfata iparato ari gusenga, ndayihindukiza uruhande rwacu rwerekeza iwabo, uruhande rwabo rwerekeza iwacu, turarya. Ibyo byarabaye, tujya tubitangamo ubuhamya na mukuru wanjye. Cyavuyemo twarariye tugera ahantu nahise mbwira mukuru wanjye nti witonda hari ahantu njombye urutoki ntuhareze. Turarya. Twari dufite inzara. Tuhageze timurakoze Imana bamwashe tubimara niho turahaze. Uburozi baduteguriye baraburiye. Na wundi wawushyize muravuga ati baraburangije, ahasigaye natwe dushyiraho akete ibya ahacu tuharangije. Baraburiye bwose. Hanyuma turataha. Tugeze mu rugo, umugabo atangira gutaka, nawe atangira gutaka. Agataka bango ko nayiteruye neza. Umugabo ati se watoreye inyuma mugore. Ngewe ndimo ndi gusha mu nda ngo wateruye inyi. Umugabo ati wakuva ngo wateruye. Ati biriya bihungu ndabyanga, navuze ko nzabyica nkabimara nabiroze. Umugabo ati umugabo nakinyaraza. Ati wagize ute? Nabiroze. Wabiroze ati yo ubu twese watuze. Aragonga arababara batajya kuruka amaraso. Twe turi amabere gitu. Uburinzi bwa kabiri nabonye n'amaso yawe. Ndi muri misiyo i Buganda. Twari tujya ahantu bita Arowa. Nakoraga muri network muri kampani bita Waridinyo. Ubu sinzi ko isigaye yitwa ariko niko yitwaga. Turi mu modoka turimo twirukanka. Imodoka iturika amapine, amapine y'imbere avamo, amaze kuvamo arashya. Hano hari amazi na hano ari amazi. Imodoka yashoboraga kumanuka ikajya mu icyo kiyaga cyaha cyangwa icyaha. Ariko igitangaza nabonye uburinzi nijoro nayo nasenze, numva ijwi namwe ngo barane ngo ndagukuraho umudayimoni w'urupfu. Bakunzi bagusengarwa, abadukurikiye bari mu gihugu cyacu tubaha ikaze, abari ku migabane itandukanye y'isi tubaha ikaze, kandi murabizi ko turi hano ku bwanyu. N'ubundi ni cya kiganiro inyungu ziva mu masengesho, kandi turashimira abantu mwese mwakoze comment n'abantu ndetse mwagikurikiranye. Turavuze ngo umugisha w'Imana babeho, izi nyungu turi kubabwira mubashe kuzibona namwe mu izina rya Yesu. Twavuze ku nyungu, tuvuga ibyo Imana igenda ikora. Amen. Byaremeze neza ura munsi. Byaremeze neza cyane. Uyu munsi n'ubundi turagarutse, n'ubundi turavuga ku nyungu, ariko turaza kuvuga buriya, turaza kuvuga ku burinzi.
turavuga ku burinzi. Yego. Ubushize twavuze ku makuru. Uburyo mu nyungu ziri mu gusenga harimo n'amakuru. Tubasha kubona amakuru yizewe, amakuru duhabwa n'ijuru, amakuru tutakura mu miryango, amakuru tutakura mu bavandimwe. Tuvuga ku makuru, kandi ayo makuru ndamenya neza ko hari abantu benshi agira akamaro cyane rwose. Uyu munsi rero tugiye kuvuga ku burinzi. Turavuga ku burinzi. Rero ndakongera kubaha ikaze. Kandi Imana irabana natwe. Amen. Tugiye gutangira dusenga. Kandi turashimira na Dore nawe uba uri kubigenza neza, nawe umugisha Imana mubeho. Umuntu w'Imana mwiza. Iminsi mike burarajya tubaza ibibazo aho ibere hariya cyane biraza kuzagenda neza. Akaba tangi dusenga urihanganira ijwi. Ibihe byarahindutse. Ubundi se wigeze ubona imvura igwa mu rugaryi? Birakomeye cyane. Reka dusenge. Mana mu izina rya Yesu Kristo, tugushimiye imbaraga zawe zikomeye, tugushimiye umugambi wa mwiza, tugushimiye kubanye natwe. Waraturinze, warinze igihugu cyacu, warinze ababyeyi, urinda abagabo, urinda abakobwa, natwe uraturinda. Nushimwe wabanye natwe, wakana kuri gusengerwa, watubereye Imana, turagushimye. Twavuga byinshi ku murimo wawe, twemere n'ubundi tugarutse muri murimo wawe. Nyemerera umuntu wese uzakurikirana iki kiganiro azahabwa umugisha, kandi abashe gusobanukirwa ko kumenya atari iby'igihombo, ahubwo ari iby'agaciro gakomeye. Umuntu wese ukumenye akakumenya by'ukuri, akagukurikira by'ukuri, asobanukirwe ko ari iby'agaciro, kukumenya atari igihombo, ahubwo kumenya ari ukunguka. Uyu mwanya rero turavuze ngo ntaba ari twebwe, ahubwo izina ryawe aba ari ryo rihabwa icyubahiro. Ntaba ari Emile, ntaba ari njyewe, izina ryawe ryonyine aba ari ryo rikora. Buri muntu wese uzakurikira iki kiganiro akaba arushe, akaba aremerewe, akaba atarasobanukirwa ko Yesu agira neza, akaba atarasobanukirwa ko muba mu nyungu z'amasengesho harimo ubuzima, hari n'ibindi. Reka azabisobanukirwe kandi ahita abona imbuto y'umunezero y'umugisha. Tugushimiye kuba natwe kuba dutangiye ndetse kujya dushoje, mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Tuguhaye karibu. Amen. Kugira ngo uze kwivuga neza, twifashishe icyanditswe, byanditswe dusanga mu Kuva igice cya 14. Turasoma kuva ku murongo wa 10 kugera ku wa 13. Dusimbuke tugere ku murongo wa 24 no wa 25. Hanyuma tuze gusoreza ku murongo wa 27. Haranditse ngo ku murongo wa 10 kugera ku wa 13 haranditse ngo Farawo abatuze Abasirayeli bubura amaso, babona Abanyegiputa bahuruye inyuma yabo, baratinya cyane. Abisirayeli batakira Uwiteka, babaza Mose bati, nta mva zari muri Egiputa kutuzana ngo dupfire mu butayu? Ni iki cyatumye utugira utyo, kudukura muri Egiputa? Si ibyo twakubwiraga muri Egiputa tuti, tureke dukorera Abanyegiputa, kuko ikiruta ari uko dukorera Abanyegiputa biruta gupfira mu butayu. Bari bihebye cyane. Umurongo wa 13 bakavuga ngo Mose asubiza abantu ati, mwitinya, mwihagararire gusa, murebe agakiza Uwiteka ari bubazanire uyu munsi, kuko Abanyegiputa
mwabonye uyu munsi mutazongera kubabona ukundi. Uwiteka ari bubarwanirire namwe mwicecekere. Ku murongo wa 24 no 25 bakavuga ngo mu gicuku cya nyuma njyawawe igicuku cya nyuma Uwiteka yitamuriye ku nkingi y'umuriro n'igicu, yitegereza ingabo z'Abanyegiputa bacikamo igikuba, akura inziga ku magare yabo, bituma kuruka aruhije cyane. Abanyegiputa baravugana bati, duhunge Abisirayeli kuko Uwiteka abarengera akarwanya Abanyegiputa. Uburinzi. Hanyuma ku murongo wa 27 akavuga ngo Mose arambura ukuboko hejuru y'inyanja, mu museke inyanja isubizwamo, guhurura kwayo Abanyegiputa barayihunga. Barayihunga. Uwiteka akunkumurira Abanyegiputa hagati mu nyanja. Amen. Niho yabamariye. Niho yabamariye. Turavuga ku burinzi rero. Uburinzi nk'inyungu ziva mu masengesho. Ariko se buriya uburinzi ni ngombwa. Ubundi rero uburinzi butariho n'ubujya nta n'ubuzima umuntu bafite. Icyambere ni uburinzi. Uburinzi ahari nta buzima. Nayo mpamvu kugira ngo uzarebe mu bihugu iyo igihugu gifite umutekano nicyo abashoramari bashyiramo imari. Siko bimeze? Hanyuma rero no mu buzima bw'umwuka uburinzi nicyo kintu cya mbere. Nose udafite ubuzima hari icyo wageraho? Ntacyo wageraho. Niyo mpamvu ikintu cya mbere Imana ikora yigukunda iguha uburinzi cyane. Akenshi uburinzi hari ikintu wenda ushobora kwibaza, umuntu arindwa iki? Uburinzi ni ngombwa ko umuntu arindwa iki? Ubundi burinzi buba mu byiciro byinshi, ariko ubundi ikintu cya mbere Imana irinda ubuzima bw'umuntu. Tukiri hano mu isi irinda ubuzima bwawe, irinda ubuzima bwacu. Nicyo cya mbere Imana irinda, irinda ubuzima bwawe. Guhera hari ijambo nasomye rivuga ngo imvi zizarinda z'ubuyenzi nkiguhetse. Ni ukuvuga ngo icyo Imana ikora cya mbere ikuremera ubuzima. Noneho iguhaye uburinzi ikaguha ubuzima, ikakurindira ubuzima, hakubiyemo n'ibindi byose. Uba icyo ni kimwe. Icyo ni ikindi. Icya kabiri irinda n'abawe. Irabanza ikarinda wowe, yarangiza ikarinda n'abawe. Ubuzima. Iri ku buzima ikava ku buzima, ikarinda imirimo y'amaboko, ibyo dukora ikabirinda. Ko itabirinze ibyonyi byabyona. Niyo mpamvu Abisirayeli ntibambutse imbokoboko. Oya, bari batwaye, bari bafite ibintu, bafite amatungo, bafite kandi ntibari bake, bari 3,000,000. Ubu kubangana bari benshi. Abantu ukuntu bari benshi, ariko kubera kumenya Imana, kubera kuyizera, inyungu z'Imana babo ahantu babonye ko Imana ibaremeye inyungu. Ni uburyo Imana yabakijije amaboko ya Farawo hariya kuri iriya nyanja. Ubwo ni ukuvuga ngo umuntu arindwa asaba uburinzi kuko haba hari ibirimo kumuhiga. Ni ukuvuga ngo hari ibintu biba biduhiga tubona cyane rwose, tukabibonesha amaso, ariko hari n'ibindi tutabonesha amaso.
ibyo turinda tubonesha amaso nibyo byinshi kurusha ibyo tubona. noneho umuntu wenda akavuga ati yewe wenda hariya hari icyobo ndakora ku buryo ngisimbuka cyangwa nca ku ruhande, icyo ni ikigaragara amaso. hari umwanzi umpiga yarambwiye ngo azananyica, akavuga uti ngiye nzamwinda sinzagera iwe, nzakinga nkomeze. ugakinga komeza ugashyiraho n'abazamu, ugashyiraho n'imbwa, ugashyiraho na bya byuma bizengurutse na bya bindi na za kamera zose ugashyiraho, akavuga uti ngewe ndirinze nzareba ahantu umwanzi aca. none se ko hari igihe tujya dusenga ugasenga noneho wajya kumva Imana isohoye abantu, umuntu imusohoyemo abadayimoni. abadayimoni batera ibintu byose tuzi, indwara, bakora ibintu byose mu muntu, burya baba baciye he? mu by'Imana rero turinda bitagaragara. n'abadayimoni ntabwo bagaragara ngo umuntu aboneshe n'amaso. imbaraga mbi, imyuka mibi ni ibitagaragara. niyo mpamvu umurozi ashobora kuba ari muri Afurika akaroga umuntu uri i Burayi atavuye muri Afurika, atigeze haba. buriya n'abashaka uburinzi bashaka uburinzi bw'ibigaragara, ariko Imana yacu inyungu dusanga muri Yesu Kristo iturinda ibitagaragara. ibitagaragara rero ni ibyo Satani atereza abantu, ni imigambi y'icakura, niyo myuka mibi, nayo mahembe, nibyo bitega, nibyo byose bitagaragara. bari abazimu bivugira mu muntu, uko binjiye ntawe ubibona n'amaso, nuko basohoka ntawe ubibona n'amaso. icyo kora iyo batakira mu muntu basohoka urabyumva ko bakanivuga, rimwe na rimwe bakanavuga n'aho bavuye, bakanavuga ko bari no gushya, ariko umuriro ubatwika ntabwo ushobora gukanura ngo ubone ariko hashiwe. none se buriya washyiraho imbwa zikabarinda, wakinga cyane se ntibace? baraca. ni imyuka se wayikingirana? ntawikingirana. none se iyo turimo kuvuga ngo inyungu zo gusenga, aho ngaho udashyizeho gusenga, niyo mpamvu tubwira abantu ngo nibasenge, kuko hari ibintu birwanya abantu ariko ubona bitagaragara. tukabwira ngo abantu nibasenge mu nyungu zo gusenga. kandi reka nkubwire, udafite uburinzi hari ikintu wabasha gukora se? ntacyo. wasenga se? wahinga se? udafite uburinzi wavuye ku isi ubundi. kandi buriya naratekereje, umuntu yanibaza impamvu umuntu ashakisha uburinzi bikagera n'ubwo asenga. we wajya gushakisha uburinzi ubashije kwirinda? ubasha kwirinda nyine ntiwashaka uburinzi uko wizeye. impamvu yo gushaka uburinzi ni uko uba utifitiye icyizere, kandi wakigira icyizere, wakigira icyizere cy'ibyo ubonesha amaso, ariko uburinzi bw'ikurinda ibitagaragara na ba bandi bakora utunama utahari, n'abacukura inzobo. erega impamvu y'uburinzi, inyungu y'uburinzi mire ni nyinshi, kuko uyu munsi abanzi b'umuntu ntabwo babyuka ngo bamwange, hari aho bateranira, kandi aho bateranira bashobora guterana bikingiranye, baterana udahari. ariko inyungu ziva mu masengesho z'uburinzi, inyungu z'uburinzi ni uko ahantu hose umwanzi wawe yateranira waramenye gusenga, Imana ibihari. amasengesho aragenda akagerayo, amasengesho aba hariyo, ari no gutega amatwi. hari ijambo nazo ngo Imana irebera hose icyarimwe, no ibihari inabera hose icyarimwe, kandi ishobora byose. izo nizo nyungu dushishikariza umuntu wese ukurikiye. inyungu ziba mu masengesho nuko nta iturinda ibigaragara n'ibitagaragara, kandi ufite ubuzima, emera ufite ubuzima ukomeze. ubona ko waje ugaparika, ubu hari abantu batifuza guparika, umwe se cyangwa babiri, ariko rero sinanabamenya. ubu ntiwabamenya,
ariko inyungu ziba mu masengesho z'uburinzi zo ziragenda zikamenya batifuza ko waparika zikabimenya. none buriya rero hari ikintu abantu batajya bamenya, ni ukuvuga ngo umwanzi dufite ukomeye kurusha abandi burya ni satani. Satani araza agakoresha n'abantu, akinjira mu muntu akamukoresha. Hanyuma icyazanye satani rero ni ukwica, kwiba no kurimbura. Nicyo kintu cyamuzanye cyonyine. None umuntu wese, noneho wowe wamenye Kristo akabwira satani ngo ndakwanze n'ibyawe byose, ahita aba umwanzi wa satani. Satani agutera mu buryo utanatekereza. Ikibazo rero abantu bajya batekereza, barwana n'ibyo babona, ariko uwo barwanya ntibamubona. Satani yaguteza uwo ari we wese cyane rwose. Niyo mpamvu tuba tugomba no gusenga ibintu byose tugashyiraho uburinzi. Uzi ko umuntu ushobora kugenda wowe urimo kureba wa muntu muturanye cyangwa wa wundi wakubwira ati ndakwanga nzanakwica, hanyuma wagenda ukambuka umuhanda ugakubita n'umuntu mutaziranye akaguca hejuru anabishaka. None se uwo muntu muba mutaziranye abikoreshwa n'iki? Satani. Ariko mahirwe tugira namwe atuma tunasenga. Ubwo Satani yazanywe no kwica, kwiba no kurimbura, ariko Yesu we yazanywe no kugira ngo aduhe ubugingo, kandi bwuzuye, akaduha ubugingo bwuzuye bwinshi, ngo ni bwinshi, kandi akaduha n'uburinzi. Yohani igice cya 10:10 ibyo mbibirimo. Satani yazanywe no kwica, kwiba no kurimbura, ariko Yesu nawe yazanywe no kuduha ubugingo, kandi bwinshi bwuzuye. Amen. Imana ishimwe. Bakunzi bagusenganwa, abadukurikiye aho muherereye mu gihugu cyacu, ku migabane itandukanye y'isi, dore ikintu ukeneye, aho ugeze, aho utuye, aho uba, aho wirirwa, ukeneye uburinzi. Umuntu wese ndabizi ko twese abantu ku isi twemera Imana, nubwo amadini ataramwe, ariko twemera Imana. Impamvu ituma tujya gusenga harimo gushaka uburinzi. Ubyara umwana ukaba batuma umwami umundindire, yakura agiye ku ishuri umwami umundindire, yakora ibizami umwami umundindire. Itore ikintu ukeneye. Umuntu udukurikiye, turi ku ngingo ya kabiri, igice cya kabiri, mu nyungu z'amasengesho. Turi ku nyungu zikomeye, iz'amakuru nazo nizoroshye, ariko iz'uburinzi zo niyo mpamvu twashyira mu bwitonzi cyane. Uburinzi ngiye nakoze agasida. Ubundi iyo abantu bavuga uburinzi ntabwo babyumva neza, ariko umuntu wigeze aca mu mubabaro amenya neza uburinzi icyo ari cyo. Kuko nakoze agasida, akaguru gacikamo ibice bitatu. Byonyine kuba Imana yarambashije kundinda simpfe, ni uburinzi bukomeye. Ariko muri bwa burinzi nasogongeye ku mubabaro, menya uburyo umuntu ababara. Ibaze rero ko hari umuntu ukora agasida agahita apfa. Noneho wowe rero yakurinze gucika akaguru no gupfa. None se umuntu we noneho yarinze ko adakora aksida, urumva yakagombye gushimira Imana bingana iki? Ni uburinzi bukomeye. Noneho aho ngaho ugeze, urahita uhereza Imana icyubahiro akantu ugiye kuvuga. Reba imyaka watangiye gutwara imodoka ungana gute? Imyaka 20 uyicara kuri vola. Igihe cyose wahagurutse ukagenda, wowe waragendaga, ariko Imana ikurinda. Yagendaga imbere y'amapine y'imodoka. Uzi aksida zamushije? Yawe data, zamushije. Umva, nabonye Imana. Ugenda ubona Imana, kandi biva muki mu sengesho. Noneho hari n'abandi bavuga bati twebwe turishoboye, dufite amafaranga. Amafaranga s'uburinzi. Dufite amafaranga, yewe amafaranga hari uburinzi
abantu bagira busanzwe. Umuntu agashyiraho imbwa byandi twavugaga, agakinga agakomeza, akubaka umutamenwa, akavuga ati ngewe rwose ndirinze niyo Mana sinyikeneye no gusenga sina ngombwa. Buriya nta kintu umuntu yamubwira. Uyu muntu rero ibyo yakwishingikirizaho byose atarimo Kristo ntacyo byamumarira. Emile usomye ijambo ry'Imana, uyu Farawo usomye ntabwo yari yaramenye Imana ngo amenye imbaraga ze. Yari yarubatse ibikorwa, yubaka intambara, agira n'ibigirwamana, ashaka amafarashi, ashaka ingabo, agira ibigirwamana. Hanyuma rero Abisiraheli yari yarabakoroneje, abashyira mu gukata ibyo, abagira abaretwa be. Hanyuma rero ikintu bamurushije, agakobyo bamurushije, ngira umuntu wese umurikiye Imana iguhe kugira ikintu urusha ibikurwanya. Bamurusha Mose, amurusha gusenga. Mose kandi impamvu Mose yasengaga, yari azi ubugome bwa Farawo, yari yarabaye kwa Farawo, yarahakuriye, azi amateka ye, azi n'imbaraga ye, kuko niho yigiye, baramwigisha, arakura, aba umugabo nyine. Hanyuma rero Mose yamurushije amakuru, amunesha uburinzi, gusenga. Dore ikintu ushaka kuvuga gikomeye, Abisiraheli nta ntwaro bafite. Arizona muri Bibiliya ntazo. Baragiye begeze ahantu, ariko wenda utari wari ngaho ngaho, uri umuntu ntiyavuga wenda hariho n'umuntu watekereza akavuga ati ariko kuki ko bari bazi ko batewe umwanza abamere nabi, kuki batirwaniriye ngo bashakishe intwaro nabo bazicurishe, cyangwa banamwihambe bavuga ati ni hahandi n'undi uratwica natwe tukwicemo, ni hahandi n'ubundi wabyemeje twabibonye. Kuki batabizi? Aba bagabo impamvu batabigize, kugenda ni 3,000,000 bagiye bafite ukwemera guturutse ku muntu umwe, bakurikiye nde? Mose. Icyo bakoraga cyose yabaga ari Mose ubabwiye ngo mukore iki, ariko nawe akavuga ko yatumwe n'Imana. Nawe kandi yabaga banje kujya gushaka iki? Amakuru. Ya makuru twavuzeho, yabaga azanye amakuru, akavuga ati mwicecekere. Harayabwe ngo mwicecekere, bari Abanyegiputa mureba, ntimuzongera kubabona ukundi. Hashimwe Kristo turwanirira, nubwo waba uri imbokoboko nta kintu ufite, nta ntwaro ufite, ukaba waramenye Imana. Imana igutera inkunga. Imana igutera inkunga. Yabateye inkunga, uraza kubisobanura ko yabateye inkunga, irabashuka. Imana igidushukira abanzi, ikabanigira mu ikorosi. Amen, amen. Kuko uburinzi bwa Imana idushukira abanzi, ikabashuka, ikabanigira mu ikorosi. Uzi kuntu yabashutse? Umuhanda yaciriye Abisiraheli muri ariya mazi, yarawuciye iwugumisha, barambuka. Inemera ko banayibona ko bambukiye ahumutse, irabashuka. Ariko abagabo nabo, reka tuvuge ngo Imana ihumisha ibiturwanya, bigiro ahantu Imana ibikubitiremo, kubera yabakubitiye mu mazi. Aba bagabo mire ko byanga byakunda, harimo, urumva zari ingabo za Farawo, zari zifite n'ubwenge, zari ari n'iz'ibwami cyane rwose. Erega buriya impamvu tubwira abantu ngo basenge bareke kwirwanirira, nuko Imana dusenga, Imana twizeye ifite imbaraga zose. Dusomye icyandiko hariya, umuntu ashobora kubigira ngo ni iby'Abanyayisiraheli no mu kiriya gihe, ariko n'uyu munsi hari ibiturwanya bigiye bitandukanye byinshi kandi biturusha imbaraga pe cyane rwose. Hano hanze hari abantu bafite imbaraga, barahari. Hari n'abantu, hari n'ibintu bifite imbaraga. None se
umuntu niba hari ikintu kandi buri ikintu nabonye uzi kuko wagira imbaraga kose uri umuntu nubura ikintu kikurusha imbaraga ntabwo ukibura nubura no kurusha imbaraga wamubura uko wabigenza kose uburinzi bufite umuntu imbaraga zawe zifite aho ziba zirangirira zifite aho zirangirira ni ukuvuga ngo rero umuntu wese akeneye ko Imana imurwanirira kandi bikorwa hehe mu masengesho buriya Imana itakurinze uzi ko buriya n'umuntu ajya aryama kuri umuntu aryama uzi ko ibiryo bigarutse biriya uba wariye bikagenda bikayobera mu bihaha kwa kundi bijya bigaruka uzi ko umuntu arapfa none se ko umuntu aryama akaryama agasinzira buriya uwo ari we wese ntagira ntasinzira none se iyo asinzire burya arindwa n'iki gituma akanguka agasanga ni muzima akabyuka agakandagira hasi akumva birakunze umuntu yavuga ngo ni imbaraga ze ibintu byabereye mu bitotsi umuntu aryamye ubundi iyo umuntu aryamye uba uryamye kandi iyo uryamye uba ugiye mu yindi si iyo usinziriye utangiye gukontororwa n'Imana yo mu ijuru nta mbaraga zishobora gukontorora umuntu usinziriye zirahari ntazo nta umuntu usinziriye ntiwamubwira ngo hari ibiteye hari ibigukanze hari ibigupanga usigara urinzwe n'Imana bwa burinzi akenshi turimo kuganira ku nyungu zo gusenga ziva mu gusenga kandi turifuza ko abantu bamenya gusenga icyo bimaze none abantu ntibagende mu kigari uzi ko buriya abayisirayeli bajya muri Egiputa ntibajyanywe na Yosefu ntiyari umutware ntibari bameze neza ariko umunsi umwe guhaza Farawo utabaza aranirengagiza wenda buriya n'amateka aramenye unirengagiza arabahinduka burya uzi ko hatarimo gusenga uzi ko burya ibintu byose byaguhinduka uzi ko buriya udasenze ngo usabe uburinzi ku rugo rwawe umugore mwashakanye araguhinduka umugabo mwashakanye araguhinduka ariko ubundi ni n'ibitangaza by'Imana uzi kugira ngo abantu bahure bakuze no mwitorera aho usengera baraguhinduka n'inshuti magara iraguhinduka burya n'umwana wawe abo muyoborana mu iteraniro nabo baguhinduka none se ugira ngo umuntu yicwa n'abantu bakuru abashumba mwayoboranya baraguhinduka aguhinduka kwibaza uyu ni wa muntu usenga uyu ni wa muntu uvuga mu ndimi uyu ni wa muntu wigisha akaguhinduka pe ukibaza ngo ese uyu muntu wa wundi none se mwabantu mwe mudukurikiye wagize ngo abakurwanya benshi si abakwegereye si abazi ubuzima bwawe si n'aba wita inshuti ariko yo wasenze Imana ikuremera uburinzi bwo kukurinda uburinzi iguha inyungu rwose kereka umuntu afashe urushinge akarutera umuntu wese utwumva abantu basobanukirwa ko gusenga harimo inyungu zitwa uburinzi kandi ubu burinzi buhesha umuntu kurama ariko uburinzi bwatumye Imana ireba igitsure ingabo za Farawo inziga z'amagare ari igitsure gusa kubera uburinzi yewe nta ngabo bafite nta gikanze ubanza ubyumve bishyire mu bwenge ubyumve nta ngabo aba bantu bafite barabakurikiye bari kwiruka abakurikiye bafite byose bafite ibikoresho byose umwami ategetse ko yiyiziye nta n'ingabo ze zose bagiye kubona babona inziga z'amagare ziri kwihambura nta muntu uzihambuye reba bari kwikanga reba bicaye ku magare bari mu muhanda inziga z'amagare zitangiye kugenda zikuba kabiri ngo batangira kugenda gukuruka ngo biruhira
biruhiranyije bigoranye, batangira gutwara amagare bigoranye, Imana ibateza mbutiyaje kubera uburinzi. Uzi ko iyo ufite uburinzi, Imana igushyiraho uburinzi, n'ibiguhiga ikabiteza mbutiyaje ntibikugereho. Ubu hari ibintu Imana igenda iteza mbutiyaje ku buzima bwacu, ikabikubitira iriya hirya iriya, bikagongana, bikarwana, bikapfira iyo hirya iyo ngiyo, ubuzima bwawe nyine bugakomeza n'ubwawe udukurikiye bugakomeza cyane. Ariko uzi inyungu zibamo buriya rero Imana, sibyo impamvu tubwira abantu ngo basenge, ariko bitari bya bintu byo kwisengesha biriya by'umuhango, oya by'ikidini, oya usenga, umuntu agasenga Imana, agasabana n'Imana, akayisaba ngo undinde, kuko buri burinzi hariho kumenya amakuru, burya n'amakuru ararindwa. Hanyuma no kumenya uburinzi buza mu kintu icyo ari cyo cyose. Udafite uburinzi buzana amahoro, buzana umutuzo, kandi uburinzi bureba nta nubwo bureba umuntu ku giti cye cyangwa n'abantu, oya bureba n'igihugu, bukareba umuryango, bukareba itorero, bukareba ahantu hose burahagera. Nta kintu wakora umuntu wese nta burinzi ufite. Buriya n'ibihugu bishora amafaranga menshi cyane mu burinzi. Ingingo y'imari y'ibihugu mu burinzi, niki gituma iba ari iya mbere, niki gituma umukristo adashora imbaraga ze zose mu burinzi ngo ashora amasengesho, ashaka Imana imushyireho uburinzi. Kandi noneho rero buri uburinzi hari ukuntu Imana ikurinda, amasengesho ikakurinda, ariko bisaba nuko umuntu agira gute yirinde. Urabona ubwoko bwa Isiraheli bageze n'ubwo basubira mbese bahindukirana Mose, ubundi watujyanaga hehe? Iyo tugumisha hariya hari icyo byari kugutwara. Erega babonaga bashize, twari kuguma hariya tugakomeza tukibera mu buretwa, bumvaga ariyo mahoro yabo. Ariko Imana ntabwo ariyo mahoro ibishakiye umuntu. Hanyuma barangije mbese bamureba nabi, bamumerera nabi. Ariko urumva icyo bashakaga, bumvaga bibarangiriyeho. Bararebaga bakavuga ati aho tugiye kugwa ntitubona naho dushingurwa, ntitubona naho nta baradushingura, nta badushingura, aho tuvuye hari imvu, nyamara kuba itotomba hari uburinzi buri kubagendaho. Ayo basenze, ayo Mose yasenze, ikiganiro yagiranye n'Imana, ubwo burinzi bwari bo bariho. Nubwo Imana yacu itagaragara, hari uburinzi dushyiraho. Nashaka kongeraho nuko buriya uburinzi bubamo ibice bibiri. Yego. Kandi abakristo bajya babibona. Habamo uburinzi Imana ikuzanira. Habamo n'ubundi burinzi buturuka mu bwenge Imana yaguhaye. Hari igihe rero abantu birirwa bavuga ngo Imana turinde, ariko bakabura ubwenge. Burase iyo baza gusubirayo bakananira Mose, ntabwo ati mugende ngo bamwemerere, bagasubira inyuma, bari kurangira, bari guhita barangira. Yari kubakuraho ukuboko kwayo ikabareka bakabahonda. Ikintu kishe abakristo muri iyi minsi, yego, babaho bagasenga n'ubwo burinzi bakabwaka, nayo makuru bakamenya, ariko bakabura ubwenge bwirinda, bakabura ubwenge. None urambwira umuntu arakubwiye ati ngiye nzakwica, urabizi ko aguhiga, unaniwe kumuhunga, ugiye urya ahantu hose batamira banagutamika, ngo iki uvuze ibyo wishakiye, ugiye aho wishakiye, ntubajije Imana na ya makuru twavugaga ngo wemere n'uburinzi bw'Imana ngo bukurinde. Urumva icyakubaho ari amakosa y'Imana? Harimo kuba bagize uburangare, kandi abantu benshi bafite uburangare muri bino bihe. Ariko hakeneye ko Imana itanga uburinzi ku bantu, uburangare bw'abantu bakabucira. Ibyo uvuze ni ukuri.
nta nubwo Imana igiterura umuntu ngo imubwire ngo najye gusenga. Imana ntiterura umuntu ngo imubwire ngo va mu byaha kugira ngo nzagwe uburinzi. Buri muntu wese Imana ibanza kureba sample ye kugira ngo Imana imutabare, kugira ngo Imana iguhe uburinzi. Bundi hari uburinzi Imana ishyira ku bantu bose. Bibiliya iravuze ngo Uwiteka aba hafi y'abantu bose, ariko abamwubaha abamwubaha mu by'ukuri bose ngo azumva gutaka kwabo abakize. Ariko ubundi ubusanzwe Uwiteka aba hafi y'abantu bose. Hari uburinzi Uwiteka ashyira ku bantu bose, abantu bose. Imana akarusho ko kubaha Imana, akarusho ko kubaha Imana ni ukuvuga ngo bariya abantu ibyaremwe byose, abantu Imana yaremye, abatuye ku isi bose, udusimba, udukoko, ibyaremwe n'ibiti byose, hari icyo bita uburinzi buri rusange Imana yemerera abantu bose. Kabiri, ubwo n'uburinzi buri muntu wese abona, umusinzi, umurozi, umusambanyi, umujura, waraye mu kabari, umuntu wese, ubwo burinzi hari uburinzi muriho. Hakaba uburinzi bwa kabiri, uburinzi bwo kugoboka umuntu w'Imana ageze mu makwa, ari nabwo burinzi turi gushishikariza abantu, ari nabwo burinzi bukenewe. Ubundi umuntu wese wakicara ukavuga ngo ubundi se simbayeho sindinzwe. Hari uburinzi bwa kabiri buza Imana igaragaza mu gihe ugeze mu gihe cy'amakuba, ugiye kwa muganga kubyara, bayikuzingiyeho, bakugambaniye, batezaga sida mu nzira, indege ibuze icyerekezo, wazaye bazababyeyi. Ubwo indege igeze mu kirere, cyamunara ihagurutse, hari uburinzi. Impamvu abantu bakwiye gusenga, ubwo burinzi ntabwo buhabwa abantu bose. Nibyo cyose ubwo burinzi hari umwihariko w'abasenga. Noneho ubwo ni uburinzi bwa mbere. Ubufatikanyije n'ubundi burinzi Imana iturinda abantu bagize umugisha. Iteka igihe cyose uzagira umugisha Emile, ukagira umugisha Imana iwuguhaye. Ubundi umuntu agira umugisha ari Imana iwumuhaye. Iyo Imana iguhaye umugisha, inyuma yawe haba hari bagiye kugira ishyaka, haba hari abantu bagiye kuza kuguhiga kugira ngo bagusubize ku gatebe uvuyeho. Iyo iguhaye umugisha rero, iguhereza n'ingabo zo kukurinda. Ubwo burinzi ntabwo buhabwa abapagani. Bisobanuke. Imana igumugisha. Ntabwo ubwo burinzi bushobora kukubaho nta iguha umugisha, yaguha umugisha, abakwanga bagahaguruka, abagambana bagahaguruka. Niyo mpamvu yabwiye Kuru ngo ni wowe mfashe ukuboko kw'iburyo nkakuneshereza amahanga akuri imbere. Iramubwira ngo nubwo nguhaye umugisha nzakujya imbere. Unyibukije ikintu, uzi ko ahataringaniye. Unyibukije ikintu, uzi ko abantu benshi batajya bibuka gushinganisha ibyo bagezeho ngo bakuburinzi bwabyo. Yagira mu bintu abigezeho yaratagangaye, abigezeho yarashonje, yagize gute, akibagirwa gushinganisha umubiri we. Noneho akarya akagwa ivutu bya diabete n'imitima byose bikazamo, kandi yarashobora gusenga, agasengera umubiri we, akabwira ati Imana umuhaye ibiryo, Mana kundinda, ndinda umubwenge bwo kugira ngo mbone uko mbyitwaramo, cyangwa se unandinde na zino ndwara, nanirire mbivuture byose. Ariko undindire uzi kugira ngo ukore uvunitse, ubigereho, hanyuma we kubirya ni ikibazo gikomeye. Ngewe ndashishikariza, ndabwira abantu bose,
umuntu uzi ko hari ahantu Imana yamuvanye, umuntu uzi ko hari intambwe Imana imuteje, ndagira ngo mumenyeshe ko inyuma ye hari ibyo atareba, kandi ibyo atareba kandi bishaka umuvutsi umugisha ni ibifite ubugome. Ibyo rero ibyo uyu muntu atareba kandi bifite imbaraga zirenze izi, bifite imbaraga zirenze izawe. Dore icyo ukeneye kwisunga nyir'uburinzi, utegeka ibintu byose bikamwumvira, uguha uburinzi ntihagire umuntu umuvuguruza. Umuntu wese ku isi, umuntu wese wakomeye, umuntu wese wagize agaciro, umuntu wese wazamutse akeneye guhita yigira mu Mana, akaka uburinzi uva ku Uwiteka Imana Nyiringabo. Amen, amen. Ukuntu Imana irindoba ngatindeho reka gasubire. Umuntu wese wakomeye, umuntu wese wagize umugisha, umuntu wese wagize agaciro, umuntu wese watangiye kwandika izina. Uburetse utari wakomeye, none se ko aribo bantu bahakanye Imana hano hanze? Yo, ko aribo bantu se barimo kutuka abantu basenga ngo nta kintu bimaze, barimo gutigira ibi birukankaho birabahitana. urase birahari. Umva, umuntu wese wagize izina akagira agaciro, akagira hava, akagira hagera, akeneye kubaka ubucuti n'Imana, Imana ikamwemerera uburinzi. Naho niyibeshye akadamarara, ibigucaga kanubira inyuma yawe, ibikuguguna biri inyuma yawe, ibishaka guhana mu ngorane zihari, ibikomere biri ku isi, ibikomere biri mu bantu. Hakomere ku muntu wakomeye, yamara gukomera akibagirwa gusaba uburinzi, agahananuka akikubita hasi akajya zero. Ibimuhananura ntabwo ari we, ni ibiri inyuma ye byamukurikiye atabizi. Ndingingira umuntu wese ukomeye, umuntu wese wakomeye, urukumva yuko hari akantu umaze kugira, saba umwami Yesu aguha uburinzi bwiza inyungu. Niyo mpamvu yo kurinda. Buriya rero abantu baramutse babimenye, ku kindi kiganiro uzaba ufite mikoro. Umva none ngiyo kugira ngo umuntu iyo arimo gusaba uburinzi asabira uburinzi ubugingo bugomba kurindwa, ibyo wakora byose ukabura ubugingo nta kintu byaba bimaze. Icyo ni kimwe. Hanyuma gusabira uburinzi umubiri wawe, ugasabira uburinzi abawe. Banza abantu basobanukiwe ubugingo, ikintu cyitwa ubugingo. Reka nongereho gatoya, ugasabira uburinzi ni ukuvuga ngo ubugingo bwawe, umubiri wawe, abawe n'ibyawe. Hanyuma komeza, ari inkuru ukuriye gato. Emire, hari ibintu uvuze ibintu bikomeye, kandi ikintu gikomeye abantu batazi. Wakibaza ngo ese ubugingo burindwa gute? Ubugingo buzabona Imana bwanduzwa n'ibyaha. Gusaba uburinzi nuko Imana uyisaba umwuka wera uguha kugira amahitamo meza, ntiwanduze Kristo wamenye muri wowe. Amen, amen. Nibwo uburinzi ubugingo. Uyu mubiri nawe uvuze n'umubiri. Yo, umubiri w'urwanwa guhera mu gitondo kugeza nimugoroba. Buri muntu wese uwitsamuye, upfunye. Ubu hari abantu bicwa n'inyama bariye, undi akicwa n'umuceri awuriye, ukabura munize, undi akicwa n'umutwe, undi akicwa n'igiheri, undi akicwa n'iki. Covid uzabona yapfutaguye. Uzi ko mu gitondo numvise n'amakuru, hari ibintu byo gusengera, numvise ngo umugabo yarumye umugore ugutwa kuvanaho. Ariko bazibora ngo iki? Notekereza yarumye umugore ugutwa. Arakurya ngo abantu basanga afite amaraso ku munwa n'ugutwi kwavuyeho umugore avirira. Ngaho mbwira, uyu mudamu yagombaga gusaba uburinzi, agasaba n'umugabo uburinzi, Imana ikamurinda ntajya mu byaha. Satani ntamwinjiremo. Ngo yisigeze kure. Barabona kurya ibiryo bakarya amatwi y'abantu. Nyumvira nuko
abantu badakeneye gusenga ngo babone uburinzi. Abantu bakeneye uburinzi. None se uwo mugabo wamurumye ubura ntiyari yamubwiye ngo shushu na sheri na sweet ni hadi ibindi n'ibiki. Buriya Imana ikintu gikomeye kuba ku muntu ni umubiri, ubuzima. Kabiri ni umwuka. Gatatu ni ubugingo buri mu muntu ari Kristo twicayemo wanduza akisohokera. Hanyuma rero umuntu wese akwiriye kwiyitaho akavuga ngo impamvu intera gusaba uburinzi n'indwara, ibyo napanga byose birapfa. Nimugara nka paralize irapfa. Kandi Satani yatakwishara gukereza. Ubundi gupfa akenshi umuntu apfa Imana yabyemeye. Ariko Satani icyo ashinzwe gukereza abantu. Rero nibyo navuze ngo umuntu wese ugize ahantu ageze, umuntu wese ugize ufite inzozi, ufite icyerekezo, nasaba uburinzi agendane na Yesu. Asaba uburinzi butagaragara. Yego. Reka uzi uburinzi. Umuntu agambira kukuroga agapfa imbere yawe kubera uburinzi ufite. Umuntu agambira kusara akava mu nzu utari wahava cyane. Umuntu ahubwo unyibukije ikintu, reka muri uwo mujyo tukiganiriye. Niba uburinzi Imana itanga ibutanga gute? Hari ukuntu Imana ikubambira amahema ikagushyiramo ibije ntibikubone, ikakugota imbere n'inyuma, ikakugota impande zose, ibije ntibikubone. Nibagiye umugabo wagiye kuyoboza Imana inzira ngo ni bagiye muri biriya abamanuka bajya kukagezi ya hava, bajya kuyoboza Imana inzira, ngo bari babafashe babateze mu nzira, ngo baragenda bajya kukagezi ahava. Ndaza kuhareba. Nicyo nashaka kuvuga niki, uzi icyo yarasenze, abari bamuteze basubiranamo baramarana. Oya we yaricaye barisengera, baravuga ati ubwo ntuza si umwami w'Abashuri wari wateye ntuza Abisirayeli none Hezekiya. Ndaza kwasanga bibuze kuhareba. Nuko ngo we yararebye abona kandi ngo yaratwaye by'agaciro. Agiye abona abantu babateze bajya kuyoboza Imana inzira, bari babateze ngo babahitane. Ndashaka kubwira abantu bankurikiye guhera ku bakomeye na ba bantu batwara ibintu bya gutya bya pipipipi, ni ukuvuga umuntu wese akeneye uburinzi. Yarajya ku kagezi ahava, aravuga ngo ingabo zatugose, abatugose ntitushobora kubaca, ariko reka tuyoboze Imana inzira. Ngo basenze biyiriza ubusa, bahamaze igihe basenga, ndumva ari icyumweru bari gusenga. Icyo Imana yakoze yafashe babanzi babo ibatera gusubiranamo, barakubitana baricana. Uzi ko umuntu uriho uburinzi ujya kumurwanya ukirwanya. Nicyo ushaka kuvuga. Uburinzi duhabwa, umuntu arakurwanya agahindukira. Dufite abantu bagiye bagambanira abandi bakivamo utavuze. Barahari. Dufite abantu Imana yitabara bari mu bikomeye, bari mu ntambara, bagoswe n'ingabo nyinshi kubera uburinzi Imana yamushyizeho. Akumva ikintu kirakubise, abanzi bagacindagurika bose, agasigara wenyine. Abo bajya batanga ubuhamya kubera uburinzi. Shiti wowe udukurikirana kuri Gusenga rwa, nimba ukeneye kuzagera ahazaza hawe, hari icyo wakora mu buzima bwawe, washaka uburinzi. Kandi uburinzi ni uko ukiranuka kwegera Imana, ugasaba Imana uburinzi, kandi Imana irabukwemerera ikanabikubwira ngo nguhaye uburinzi cyane rwose. muri kade uzacunga mu makuru Imana itanga ya mbere ku muri Imana yakunze, yitwa ngo mwana wanjye wahaye uburinzi. Uburinzi bw'Imana ukuvumira muvume. Iri muri Bibiliya
ukurwanya agiye kubwira ngo uzakurwanya nzamurwanya, uzaguhiga nzamuhiga, uzagutera n'intwaro bagucuriye kukurwanya nta nimwe izagira ikigutwara. Agiye kubwira ngo niyo amarembo y'ikuzimu yafunguka yasikuka ntacyo uzaba ntazagushobora. Ubwo n'uburinzi bw'Imana, ntabwo byizana rero. Imana igushingira amahema, Imana yigizayo, Imana ikuraho. Urumva ibi byose ni ibituruka mu burinzi bw'Imana. Yigizayo ibintu biragutera, ikigizayo, igasunika ibikugereho, kandi byaba bigiye kugeraho. Hari igihe ikuraho, hari n'igihe nabyemera. Urumva iranirukana, kwirukana gusa iranarwana. None se Abanyayisirayeli, urumva Farawo yarahuruye aravuga ati ngewe ndabamaraho, nibankangisha iyo Mana yayo basenga, nibankangishe. Aravuga ati ngewe ndiyizeye, ndabereka ngewe ntawe uvuga n'ibigirwamana byanjye nubwo babishenye, ariko ndabatsinda hariya ntabwo bari buze kuhareba. Baze bankorere, baba baretwa. Uzi ko umwanzi atifuza gutera imbere, aho urashaka kuwumureta cyane rwose. Aho hantu rero atari Imana ihakuvanye, ntabwo ushobora kuyivana. Imana irarwana rero, irwanira abantu irinzi kurwana. Kandi yirwanya ikintu ngikundira, ikintu cyose cyaba intwaro. Uzi ko yateye bariya Abanyegiputa n'isazi n'ibikeri bikaba intwaro, bikagura igihugu cyose. Inda yazigize abakomando badasanzwe, ibibugu birya inka. None se abantu bafite ibibarembeje, bafite ubwo batewe n'ibintu cyangwa n'abantu, batwemereye bagasenga, bagasaba uburinzi bw'Imana, bagasaba ubucuti ku Mana. Uburinzi ni ikintu gikomeye cyane. Uvuze ku burinzi, ndibuka hari ibintu nka bitatu byambayeho. Ni nka bine. Icyambere, bagambiriye kuturoga, barabigambira baranabikora, njye na mukuru wanjye. Urarukuna abantu bavuga uburinzi, abantu afate ko sibara bari kuvuga uburinzi baba barabubonye. Umuntu yagambiye kuturoga, njye na mukuru wanjye, arateka, ateka inyama, ashyiramo n'ibitoki, aducunga kandi tuvuye mu masengesho. Cyane ateka agatogo keza cyane, ararura. Umwanzi uzi ko ajya gutegera ku bintu biryoshye, yarurira ku iparato, atera intebe zacu ebyiri gutya, atera n'izindi ebyiri, iye n'iy'umugabo hariya. Uruhande rwacu aho turahera turya, araharoga. Ateganya ko turarya ibiroze tukarya n'ibitaroze. Umva uburinzi mire. Ikosa yakoze, arasenga kandi ahita asenga ati mwami, ati kasenge ryo kurya, arasenga. Ari gusenga mu burinzi, tujya twumva amakuru. Ubundi amakuru n'uburinzi birakorana, biragendana, biraturanye. Tayari amakuru, tayari kwitegura. Ngo n'umusana hajye niki na bya bindi. Igihe harimo arasenga, umwuka w'Imana numva ijwi namwe ngo mwana wanjye Wellars, bashatse kubica, ariko muzankorera. Iki si cyo gihe cyo gupfa. Iyo parato kandi muranashonje, iyo parato yihindukije, mfata iparato ari gusenga, ndayihindukiza uruhande rwacu rwerekeza iwabo, uruhande rwabo rwerekeza iwacu, turarya. Ibyo byarabaye, tujya tubitangamo hamwe na mukuru wanjye. Cyavuyemo twarariye, tugera ahantu nahise mbwira mukuru wanjye witonda, hari ahantu njombye urutoki ntuharenze. Turarya. Twari dufite inzara, tuhageze ati murakoze, Imana ibamwese, tubimare niho turahaze.
uburozi baduteguriye baraburiye na wundi wawushyize muravuga ati baraburangije ahasigaye natwe dushyiraho akete ibya ahacu tuharangije baraburiye bwose hanyuma turataha tugeze mu rugo umugabo atangira gutaka nawe atangira gutaka agataka bango ko nayiteruye neza umugabo ati se watoreye inyuma mugore ngewe ndimo ndi gushya mu nda ngo wateruye inyi umugabo ati wakuva ngo wateruye inyi ati biriya bihungu ndabyanga navuze ko nzabyica nkabimara nabiroze umugabo ati umugabo nta kintu arazi ati wagize ute nabiroze wabiroze ati yo ubu twese watuze aragonga arababara batajya kuruka amaraso twe turi amabere byiza byo gusenga amakuru ajya gushaka umupfumu wamuhaye ubwo burozi umupfumu aradushika adushika ngo mu mazi ashyiramo isahani yadushika mu mazi hakaza ngo umusaraba buriya umupfumu hari igihe iriho uburinzi bw'Imana hari igihe agambira kukwicara ukuntu ngo bashikire nk'abantu mu mazi hakaza ifoto yawe akayitera icyuma nujya kubona ukuntu umuntu yari yicaye ahise yuma ariko iyo uriho uburinzi bw'Imana aho kuza ifoto haza umusaraba wa Yesu haleluya ibyo nibyo duhaye ubuhamya kuko byarabakubise umuvumo arabwira ati ntabwo bishoboka aba bantu mwaroze ntibarogeka dore ndi kubakuru hakaza umusaraba niba bafite umuti mu biganza mubasange barabazana babahetse barabazana turabasengera baruka uburozi barakira barakira batubwira ibyo tubayeho turababarira ubwo ni uburinzi icyo si kimwe si twari tugiye nta n'umuntu wari kumenya ko ari bati uzi umuntu ukurogera ku isahani mwasange nawe mwasangiye kandi yanasinze wamukeka no mu bantu yaza akavuga ati ni ukuri mwabantu mwe dusangiye none aha ngaha turasangiye n'umuganga turasangiye ubu si bazize icyo babana ubwo rero hazamo n'ikindi uzi ko abantu bakeneye kugusenga kugira ngo Imana ibashyeho uburinzi uzi ko no mu barozi harimo abasenga akakuroga yasenze nibo babi akakugambanira yasenze yavuze amasengesho ari umwinginzi ari umuhanuzi ari umuvugabutumwa ari umudiyakoni uzi ko yasenze bantu mwasenze umuntu dukurikiye utafite uburinzi icyo wagisimbuka gute se ubwo burozi wabusimbuka gute ariko Imana arizi ko uyu munsi nzabandi umugabo ufite abana bane ahubwo se waruzi ko buriya abantu barya uburozi uzi ko ari benshi uzi ko abantu basenze Imana basenga Imana yemera badapfa gupfa ntacyo tuba uramwica ntacyo tuba ukabikora umurozi akaza akagenzura kugira ngo arebe niba hari icyo wabaye akasanga uri mu ryerye agasanga uri mu ryerye ubuzima burakomeje agakomanga ati muraho agategereza yuko bamubwira bati kanaka arapfuye cyangwa yapfuye cyangwa dutabare uranizanye yajya kubona akabona nawe ukinguye uburinzi bwa kabiri nabonye n'amaso yanjye ndi muri misiyo i Bugande twari tugiye ahantu bita Arowa nakoraga muri network muri kampani bita Waridinyo ubu sinzi ko isigaye yitwa ariko niko yitwaga turi mu modoka turimo twirukanka imodoka iturika amapine y'imbere avamo amaze kuvamo arashya hano hari amazi na hano ari amazi imodoka yashoboraga kumanuka ikajya mu icyo kiyaga cyaha cyangwa icyaha ariko igitangaza nabonye uburinzi nijoro nayo nasenze numva ijwi namwe ngo barane ngo ndagukuraho umudayimoni w'urupfu imodoka yarirukaga Emiri hari Bugande barirukana ntago ari hano mu Rwanda mutira ku mategeko y'umuhanda hariya bariruka yari iri kugeruka ngo ni indege irimo igenda amapine avamo yose abiri ahitashye uburinzi bw'Imana imodoka igenda ikurura ibyuma hasi ihagara muhanda ubase uburinzi ubundi burinzi igihe kimwe ndi mu kazi yo n'ubundi nari ndiyo ndi gufunga ibyo bita arariyo
ni ibyuma bitwara radiyo tumeze ngo turadiyo uzabona ku minara n'ibindi bya microwave bimeze nk'ingoma. Ndi kwifunga ndi hejuru, ndahubuka ku munara, ndahubuka manuka mu byuma mo hagati, ngo amagaze. Ubundi abatekinisiye baravuga ati amaguru agiye mu nda, arapfuye. Ngo ni nko muri metero zingahe? Ku metero. Iyo mbyibutse icyo bita uburinzi, ni Imana ikurinda ibintu utabona n'uburyo ubivuga. Baraza baratera ati nuguhamagara akapfuye. Bagiye kubona abona mwanya, abona ndahagurutse, ndakandagiye, ndagiye. 2015 ayo makuru abantu benshi barayazi. Aho nabaye muzima Bugande, ngo n'uburinzi. Mana yame ngo ndakurinda ipfu irazindira. 2015 nakozaga sida, imodoka irankubita. Madamu bari bamuhanuriye mu rusengero, Imana iramubwira ngo umugabo wawe yarapfuye. Iyo tuvuga uburinzi, abantu bashaka kugira ngo ni ibiganiro. Imana irakurinda, ikanaguha n'amakuru, ikanakubwira n'ibyo ikurinze. Madamu baramubwira ngo umugabo wawe wari upfakaye, ariko uyu mwanya Imana imukuyeho urupfu, ngo uhanaguye amarira. Bafata umuswara bamuhanagura amarira mu maso. Ntabwo ndi kumwe nawe, nje arambwira ati wari upfuye, Imana yamanaguye amarira, imbwira ko ininze gupfakara. Ngira ngo bivuyeho, ngira ngo nyine birangiye, ariko ibimenyetso narabibonye. 2015 nkoraga sida, muri icyo cyumweru bamuhanuriye. Igikamyo gituruka imbere yanjye, tugihungira mu mukingo, kidusangamo, kirakubita aka kaguru, gacikamo ibice bitatu, njya sehashika. Uburinzi bw'Imana, ndashima Yesu ko ashiraho uburinzi. Amen. Uyu munsi akaguru kanjye ni kazima. Yesu yaragateranije. Amen. Nitubabwira uburinzi, ntimwitiranye ibintu, nimwumva uburinzi. Imana itanga uburinzi, Imana indinda urwo rupfu, irandokora. Ubu ndagenda mfite ibimenyetso by'iyaga sida, kuko mfite ubumuga bwa 75%, ariko ndiwo ndakorera Imana, ndavugira Imana. Bantu umuntu ukurikiye, inyungu ziva mu gusenga harimo uburinzi. Niyo modoka ugendamo Imana yikurindiramo, Imana ibaho umugisha. Amen. Hanyuma reka dusoza bujye ku kantu kamwe. Hari abantu ubuze ko abadayimoni bajya batera indwara, bagateza amaksida. Nibyo abantu hano hanze ntibabyemera, ariko ko nibyo rwose. Abadayimoni bateza amaksida, bateza indwara yose uzajyana kwa muganga bakayibura. Indwara abaganga bazavura ikabananira. Buri abaganga bahagarariye Imana mu isi, ariko hari igihe bagerageza bikanga, hakakenerwa ubutabazi buva aheraho mu ijuru. Abasazi tubona se ni stress. Hariho bibwira ko stress. Uwejo twabonye mu rusengero bimukubita hasi akasambagurika, ntiyari yaje ari mutaraka. Turagira ngo tubwira abantu ibyiza biva mu gusenga, inyungu zivamo. Ko hari ibijya bituzaho biturutse ku myuka mibi, biturutse ku zindi mbaraga utazavanwaho n'ikindi kintu uretse amasengesho. Amasengesho ajya avanaho n'ibintu bifatika cyane gose, bifatika byose abigeraho, ariko akageraho no ku bintu bidafatika, agatangamo uburinzi. Kandi amasengesho hari n'ibyo nibikugeraho, bikakugeraho kubera ko wenda warangaye cyangwa n'Imana yabyemeye, kuko hari ibyo tuvuga kubera ko twabibayemo byatugezeho. Ariko kuba twabigeze ubuhamya dutanga bugakomeza abandi bantu. Twagira ngo duhamagare abantu basenge bose, basenge batisengesheje, basaba uburinzi. Kuko ikintu cyose
ibihiga umuntu ni byinshi kandi bifite ingufu kurusha umuntu cyane. uko waba ufite imbaraga kose, umwanya waba urimo wose, utisunze Imana ngo usenge, ibintu byose byakurira, ibintu byose byakurangiza, ibintu umuntu wese azapfa. Ariko amasengesho atuma udapfa ukenyutse cyangwa upfe nabi, ugapfa igihe cyageze. Amasengesho atuma umuntu niyo ari mu bibazo agahura n'ibibazo ariko abikomereramo, ntabwo ahungabana nk'uko abandi bose bahungabana ngo aniyaho. Iyo uri mu masengesho wakira ihumure, yakira ihumure, habamo uburinzi, habamo ikintu cyose umuntu ashobora kugira. Tuzavuga n'ibindi kuko ni byinshi, tumaze kuvuga amakuru, tuvuze no ku burinzi. yagira ngo wenda dusoreze dusengere, hanyuma tuzavuga ku bindi, kandi ndumva bizagenda bigira abo bifasha, bizagira abo bikomeza, kandi abantu bazajya basenga bazi ibyo basenga, bazi n'ikivamo. Soreze rero bakunzi bagusengarwa, bantu mudukurikiye muri mu gihugu cyacu, abari ku migabane itandukanye y'isi, reka mbabwire ngo nta wundi wo kwisunga, nta wundi waguha uburinzi. Reka mbwire abatari bamenye Imana, babandi bafite ibintu bakenyereyeho, babandi bafite utuzaratsi, babandi bafite udukono tw'itabi, babandi bafite utuntu kuduhimbi, babandi bafite ibyo babahaye bakenyereraho, ibyo ntago ari uburinzi. Reka mbwire abantu bakiri mu ubwo buyobe ko byitari uburinzi, babandi bafite ivu bagendana, babandi bafite indasago bajya kwirasaga, babandi bajya gutanga abana ibitambo ngo bashyireho uburinzi. Ubwo si uburinzi. Shaka uburinzi ukoresheje amasengesho. Mbwira umuntu wese Imana yaremye, umuntu ukunda Imana, umuntu ufite inzozi nziza, umuntu wese ufite inzozi wifuza kuzagera ahantu heza, uzahagera ari uko hariho uburinzi. Siswe wanyu uzakurinda, ni Imana izakurinda. Ndakwifuriza kugira uburinzi. Rero tugiye gusenga Imana, fatanya natwe muri kano kanya, ubwira Imana ngo mwami nkeneye uburinzi uhera muri uku kwezi turimo kwa mbere. Mbwira Imana ngo mwami uburinzi abana banjye, uburinzi itorero, uburinzi ibyanjye, shira uburinzi mu kazi, shira uburinzi muri famille yanjye, shira uburinzi muri business yanjye, shira uburinzi mu mishinga afite, shira uburinzi mu bukwe mfite. Ushaka gupanga ubukwe ariko bikarangira umwaciyeho ukayumupfaka utanakoze na mariage. Shira Imana ngo shira uburinzi kuri mariage yanjye, shira uburinzi kuri business mpagurikije, shira uburinzi mu ngendo mfite, shira uburinzi mu modoka ntwara, ibintu byose tubamo. Shira uburinzi aho wicaye, aho nyura, aho ngenda. Kambwira abamotari, bwira Imana ngo shira uburinzi kuri moto nirirwa nirukankaho, ushira uburinzi, shireho uburinzi. Reka tusenge Imana. Uburinzi burakina ahantu hose, uri umusirikari, uri umupolisi, uri umuganga. Bwira Imana ngo shireho uburinzi. Watera umuntu urushinge, ikirwara arwaye ukabura cyanduye, ariko ukeneye kubwira Imana ngo Mana shira uburinzi ku mubiri wanjye kugira ngo ntandure indwara. Twajye tubona abaganga bapfa cyane bajijwe n'indwara banduye bavura abarwayi, ariko se Imana uburinzi. Bakundwa bene data, shuti munkurikiye, aho uba hose, aho ubamo byose, iterambere ryose ugezeho, umuntu wese dukurikiye, turakwifuriza ngo usabe Imana uburinzi, kandi nusaba Imana izabuguha. Inyungu iva mu kumenya Imana, iva mu masengesho. Ya kabiri ni uburinzi, ni ugusaba Imana uburinzi. Reka rero dufatanye nawe dusenga Imana. Data mu izina rya Yesu Kristo, uri Imana y'ububasha, uri Imana ikomeye, uri Imana yo kwizerwa, uri Imana yo kwiringirwa. Tugize icyifuzo muri uku kwezi kwa mbere kwa 2024. Hari ibintu byinshi twasaba imigisha, twasaba amafaranga, twasaba byinshi, ariko turasaba ikintu gikomeye, turasaba uburinzi. Igihugu cyacu tugisaba uburinzi. Ushira uburinzi ku Banyarwanda, abadiaspora bari hanze y'igihugu tubasaba uburinzi. Dusaba uburinzi abanyeshuri bari ku mashuri, dusaba uburinzi ingabo z'igihugu, dusaba uburinzi abashinzwe umutekano bose, dusaba uburinzi abashumba abakozi b'Imana, dusaba uburinzi ababyeyi, dusaba uburinzi abagabo. Uburinzi izi nyungu turazisabye mwana. Dusaba uburinzi abakobwa, dusaba uburinzi abanyamakuru, turasaba uburinzi
bose ore papa koshara bagirire neza turasaba uburinzi mu itorero turasaba uburinzi mu makorali turasaba uburinzi mu ivugabutumwa bose turasaba uburinzi mu bucuruzi muri bizinesi Muri dukora domene zose turasabamo z'ubuzima. uburinzi kuko utarinze ibyo abantu bakora birashya umuntu ashinga iduka agatangira kwizera ko hari ahageze ejo mu gitondo satani agashyiramo inkongi y'umuriro ariko turasaba uburinzi muri bizinesi turasaba uburinzi mu mishinga yacu muri za minisiteri turasabamo uburinzi amen mu mihanda tugenda turasaba uburinzi Amen. ene kwasikadwa utanga uburinzi buri muntu wese ahabwa uburinzi najya agenda agiye afite uburinzi amen umuntu wese uzumvira ijambo umuntu wese udukurikiye ahabwa uburinzi mwana amen tusabye uburinzi ngo ubuduhe muri kino gihe kandi tuzagushima amen inyungu zo kugukorera ni ukuduha uburinzi ukaturinda abanzi bacu ukaturinza abagome ukaturinda abagambane ukaturinda abacuragura Mw'izina ukaturinda rya- abifuza ko Mw'izina dukenyuka rya Yesu. ukaturinda ukaturinda Mw'izina iryarya ukaturinda abacukura inzobo ukaturinda amahembe amarozi biriya byose Byose. abaterana Mw'izina rya bose utabateranije ukabaturinda Mm. turasaba uburinzi ngo ibyo byose biturinde mwana ushyire uburinzi kuri buri muntu wese uzumvira ijambo n'uryumvira aka kanya tugushime ko kumwe natwe umugisha umuntu wese adukurikiye Amen. kandi mwami uzadufashe no mu kindi gice cya gatatu kizakurikiraho urakoze nk'uko ubikoze mu izina rya Yesu Kristo amen